kugira ngo ibintu bigende neza kurusha wajya wibaza utari ku gihewe giti cyanjye uruhare rwanjye ruruhe umusanzu wanjye ni uwuhe neza mwese ndishimye kubona umwanya kuri uyu mugoroba duhurira hano ngira ngo batubwiye ko mwagize ibiganiro byiza guhera ejo n'uyu munsi nagira ngo mbibashimire ngira ngo mushimire Unity Club mwese abayigize n'abayishyigikiye ariko cyane cyane bishingiye ku gitekerezo cyayo igitekerezo cyubaka urebye rero ko muri hano ubuyobozi bw'igihugu bwose buri hano niba ko turi aha harimo ukora imirimo ye isanzwe yageraho akumva ko hari abandi batari muri twe bashobora kutugoboka mu byo dushinzwe iyo dukwiriye kuba dukora kugira ngo bikunde ngira ngo yaba yibeshye ubwo rero ndumva ko twese turi hano niyo mpamvu nibwira ko ari byiza kubona umwanya kuganira nawe nta disikuru ndi busome kuko ngiye gusoma disikuru naba mbabeshya kandi nanjye naba nibeshye reka tukigire ikiganiro nk'uko na mbere hose bambwiye ko mwagize ibiganiro bitandukanye guhera ejo muze rero ndaza kuko ni cyo cya mbere dushinzwe nicyo kitureba turi abanyarwanda ni igihugu cyacu niho duhera hanyuma ndaza kugera no ku nta gihugu kibaho nk'ikirwa cyonyine igihugu kibaho kikabana n'ibindi nabyo ndaza kubigeraho mpereye ku ntara yacu ya Afurika ariko ndahera ku Rwanda nka bya bindi jya kurisha nyine ihera ku rugo ndahera ku rugo ngira ngo muzi hari ikintu bavuga ndakuvuga mu rurimi rw'amahanga baravuga ngo it's not the dog in the fight, it's the fight in the dog. turi abantu tuvuga ko hari ibyo duhagarariye igihugu cyacu ubu ushatse ntabwo ari ukubatuka kuko nanjye ndimo ubwo ushatse wavuga ngo we are the dog ariko what is the fight in the dog iki turimo ni iki gituma duhangana n'ibibazo bya buri munsi kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere kuko ntabwo twaberaho ubusa turi abayobozi nabivuze ko hano hari abayobozi twese turi hano muri iki gihugu turi abayobozi ngo tugire dute cyangwa tugira dute ariko nagira ngo nibutse ko ibi byose mvuga ndabihera ku
ibyangombwa bya ndi umunyarwanda, igitekerezo ngenga cyo kubaho kwacu. Mushaka kubaho? Mushaka kubaho mute? Ari ukubaho mwarihebye, muri aho muzi ko hari abandi bazabagoboka, ndetse muzarebe iteka niyo tuvuga buri muntu gukora ikintu akavuga ngo ngiye kugerageza. Kugerageza ni nkaho wavuze ko bigoye, ugiye kwitanga, wavuze gusa ugiye kubikora. Ibyo kugerageza abenda bikaba byaza nyuma, ibintu byagoranye, ariko ntabwo wahera ugerageza, ntabwo watangira ugerageza, utangira ukora, noneho ibintu byakomera ukagerageza gushakisha uburyo ubwo ari bwo bwose bundi. Muri uku kubaho kwacu kuvugwa, uko tubayeho, hari ntabwo impamvu yawe yaba gukesha kubaho kwawe ubuzima cyangwa imibereho y'abandi, ngo uhora bateze amaso ko aribo bagomba kubeshaho. Ariko bibaye n'ibyo, kuki utakwibaza se, kuki wowe wabatega amaso ngo ubeho, ubwo kuki batagutega amaso ariko ngo babeho? Cyangwa kuki buri wese atereye undi ngo amusangemo igishobora kumubeshaho, ariko nawe abikorera uwo nguwo cyangwa abandi? U Rwanda rwacu aho ruvuye, aho rugeze rwose, navuga ko bishingiye kuri mwebwe muri hano, ndetse n'Abanyarwanda muyobora nabo babigiramo uruhare, ibyo nta gushidikanya. Ariko iteka kugira ngo ibintu bigende neza kurusha, wajya wibaza utari ku gihewe giti cyanjye, uruhare rwanjye ruruhe, umusanzu wanjye ni uwuhe? Ntibibe ko ugendera gusa mu bandi ngo tubigezeho. Twabigezeho koko, twabigezeho ni twese, ariko ukareba ko utagendera ku bandi gusa, ahubwo nawe koko ubarimo, ufite uruhare, utanga umusanzu wawe. Ibyo ni ngombwa, nta kuntu wabica iruhande. Ariko mpereye aho ku Rwanda rwacu, ku buzima bwacu, ku mateka yacu, reka nyashyire muri rusange duhuriyeho n'abandi. Hari ikintu mpora nibaza, mbazwa buri munsi, nanjye mbaza abandi, ariko ntigisobanuke neza, bigatuma rero umuntu ashobora kureba ngo burya muri ibyo byose dufitanye isano n'abandi, no mu mibereho yaba ishobora kuba itanashimishije cyane nk'uko bikwiye, kandi bishoboka ko byaba byiza ku buryo bukwiye. Uko twese turi hano, abantu bafite ubushobozi butandukanye,
ndetse no gushishoza bitandukanye. Ibyo ubundi ni byiza iyo bihuye, iyo bihujwe muri ubwo buryo butandukanye, bituma twese twatera imbere. Ariko rero ihurizo riri hano. U Rwanda, Afurika, mu myaka 50 ishize, ikaba ariho mpera no kwirwa njya kure cyane, 50, 60, twari turi hehe? Aho twari turi myaka 50 ishize, 60 ishize, urebye biri hafi gusa naho turi nyuma y'iyo myaka. Ndababwira impamvu. Ndababwira impamvu ntanga urugero rwacu nk'Abanyafurika, nk'Abanyarwanda, n'aho abandi bageze bari hanyuma cyangwa se basaga natwe muri iyo myaka 50 ishize cyangwa se 60. Ubu bakaba badukubye, wenda nta nubwo navuga ngo ni inshuro ebyiri, sinavuga ngo ni 3, sinavuga ngo ni 10, badukubye inshuro 100, 100. Murabyumva? Ikibazo rero, tuvuga ikibazo cyacu kibikiye. Ikibazo cyacu kibikiye cyatuma abo twari kumwe, abo twari ku rugero rumwe, myaka 50 ishize, 60, batera imbere inshuro 100 zirenze twe turaho. Kandi ndetse wareba hirya no hino ugasanga ntabwo turaho gusa, ahubwo abantu baranezerewe rwose, baratekanye, ndetse wanavuga ibintu mureba by'inenge mukaba mwabipfa, mukaba mwarwana. Kuvuga ngo niho bamwe batangira ngo racist, babane racist. Racist akubwira ati ariko wowe wasigaye, wowe wadindijwe n'iki ko twari kumwe, ko genda aha wowe wumva ufite aho impamvu yatuma urakara ngo bakuvuze. Ikibazo muri twe tugomba kugishakira umuti byanze bikunze, cyangwa se bikajya ku mugaragaro, bikemezwa ko hari umuvumo turimo, ndetse uko tubaye ariko dushaka kuba, ntitujyaho ngo duhimbe, ngo tubeshye. Kuko abantu bose bajyaho bakavuga ko bashaka gutera imbere, bashaka kuba neza, bashaka kugira. Niba ari byo, bikorere, kandi birashoboka, twabigeraho. Ariko umuntu navuga cyangwa nabaza impamvu nyuma y'imyaka 50, 60 twaba turaho dusabiriza baduhagaze hejuru. Nimumbwire mu bice by'isi byose muzi, benshi hano ufite byinshi muzi, muzi amateka, muzi science, muzi ibintu byose, murabizi. Nimumwe urugero rw'igihugu cyakijijwe, abantu bakijijwe na NGOs. Urugero mumbwire muti tuwibagiwe, ugomba kuba wibagiwe, hari kanaka ahangaha. Cyangwa se mumbwire ngo hari uwakijijwe no gusabiriza. Gusabiriza kandi ukabona gusabiriza, usabiriza ntabwo bimuteye isoni.
ahubwo ari entitled. Twe dusabiriza nk'abantu who are entitled, kuvuga ngo gusabiriza n'usaba ndetse ukamureba igitsuri nkaho hari icyo agomba kukwishyura cyangwa hari impamvu agomba kuguha ibyo aguha. Ibyo abayobozi twicaye hano tubyumva dute, tubisobanura dute? Ikibazo ni iki? Icyo kibazo tutagisobanukiwe cyangwa tutahora dushakira umuti, tugitekereza, tukiganira, n'ibi bindi byose tuvuga cyangwa dukora cyangwa tuganira biba amagambo gusa, cyangwa se bikuvana aha bikakugeza aha wagombaga kuba ugeze hariya. Ariko kubera ko ubusa ntacyo bugutwaye, uzahora aho ngaho byanze bikunze. Rero umuti wabyo ntabwo muraza kumfasha namwe, mumfashe ku buryo butandukanye. Ubwa mbere mumbwira atari ko wowe uravuga ibiki ko tutanabyumva, ibibazo byawe wumva ufite mu mutwe ko tutabifite. Munyereke impamvu, rwose ndabakurikira, ndabumva, ndajya mu nzira yanyu. Cyangwa se mubiye mutari ko impamvu ni iyi ngiyi, ariko nabwo ndaza kongera nkubaza ikindi kibazo. Impamvu niba muyizi ariyo ngiyo mushobora kuba muvuga, yaba impamvu imyaka 50, imyaka 60 gute? Igahora ari impamvu buri gihe cyose utabona aho bizagarukira. Yashoboka gute? Nitutabisubiza ibi byose n'ibindi byose dusangamo, ni uguhura, ni ukuganira, ni ukwishima, ni ukurakara, ni ukubabara, gusa tugahora ntidukize, twibereyeho dutyo, kandi tubayeho mu mutima wacu tukumva ko tubayeho neza, ndetse yakomeza twageze ku ndunduro twashobewe tuti ni ibya Nyagasani, tukabitura Imana. Iyo nzira tuzi kuyiyoboka rwose, ibintu tukajyaho. Ubwo icyo bivuga ni ukuvuga ngo wivanyeho responsibility, wishyize ahandi hantu tutanazi cyangwa tutanabona, kuko ntiwavuga ngo ni iyanjye cyangwa ni iya kanaka cyangwa ni iya kanaka kuriya. Niyo mpamvu rero uhita kuri twe rero dufite iby'umwihariko nk'Abanyarwanda. Ni Nahimana, bande ni Imana parapara gusa nzabona Imana, nzahima, mbituye Imana, bigakomeza mu mazina y'Ikinyarwanda. Kuri buri 17 ni aha Nyagasani, ni aha Prime Minister inshuti wanjye ari hano, ni Ngirente. Ibyo hari ubwo bibwira ngo byabaye kera, cyagihe abantu batarajijuka neza. Ariko n'ubu umwana wawe aravuka ukamwita nzagira nte, nzakugira nte, cyangwa nkuragije Imana, cyangwa burya ibyo
byerekana mentality. Yes, wowe ni nkaho wivanyeho responsibility, wayigize iy'Imana. Ariko Imana yo, Imana turayigondoza. Imana yaraturemye, iduha ubwenge, iduha igihugu, ndetse twashaka tukagisenya, ariko warangiza ugasaba ko yongera ikaguha kongera kucyubaka. Yaraguhaye, wakoze ibyo ngibyo nk'uko rwose mumbwire iki turimo ni iki. Muze kumbabarira, nze kubaza abantu bamwe mumfashe, kuko abantu bamwe muzobereye mu bintu byinshi hano. Kugira ngo tugire ikiganiro cyihuta tuze kubigira bigufi, ariko reka mbere kuri Olivier. Ibyo nabyihoreye. Yashatse aho abihungira, ariko ndabamwihoreye. Ahantu ujya hose, ibihugu byose ugiyemo, abantu uhuye nabo, numusanga ikibazo cyacu. Reka wenda mbivane ku Rwanda gusa mbigere bya Afurika. Abanyafurika ikibazo dufite ni iki? Ni kamere, niko twarimwe, ni iki ikibazo? Impamvu abantu twari kumwe mu myaka 50 ishize ku rwego rumwe, 60, bo bagiye, twe tugasigara muri ni iki? Magambo make umbwira gusa, niba utanumva bigutwariye umwanya kubitekereza, nta kibazo, nta mwenda, uzaba ubimbwira, uzanyohereze message umbwire. Birasaze ari murakoze Your Excellency. Ikibazo abanyafrika dufite ni ikibazo cy'imico mibi ijyanye n'imiyoborere, natwe tukageza aho tukumva ko ariko tumeze, ko ariko tugomba guhoraho, ku buryo niyo bakoroni baradusigiye ubukungu bugeze ku rugero runaka, ugasanga nyuma yaho ahubwo igihugu gitangiye kumanuka mu by'ubukungu, kuko hari ruswa, hari kutumva yuko igihugu ari cyacu, ko tugomba kwiteza imbere, ko tugomba guhora mu bukene, ku buryo ndetse hari n'ibihugu bya Afurika biba graduated bikava muri bya bihugu bikennye bya LDCs, byagiye mu cyiciro cyisumbuye, ahubwo bikajya kulobinga ibindi bihugu ngo tubyange, ngo bashaka kuguma bakennye, kuko nibazamuka bazishyura amafaranga menshi kurushaho muri UN, bazagira avantage batari bafite, avantage bari bafite bagiye kuzitakaza, ku buryo rero usanga hari ibihugu nk'ibyo ngibyo byumva ko avantage ubwo zikaba ari izihe? Avantage yuko babahera ibintu busa, babahera ibintu busa, bacuruza ku busa, ntihagire, bakumva ko ariko bagomba guhora bameza, ntihagire n'iyo pride yo kuvuga yuko no kuva mu bukene ari ikintu cyiza, kandi bagomba kubishyiraho the means yo kugira ngo badutere imbere. Ariko se nk'ibyo, hari isomo dukeneye ku muntu wese wese, ubukene, kumenya ububi bwabyo, buriya tugomba kubyigishwa, aribwo turimo. Waba urara ubusa, ukagomba kwigishwa ukuntu inzara iryana. Hari ikibazo ariko ubu kuri twe giteye ubwoba. Okay, asante sana. Sharire muri Gande, nguheruka kera, reka nawe wakoze muri Foreign Affairs, bahuye n'abantu, wabaye muri Amerika, wabaye banye n'Afurika benshi, n'Abanyaziya, rwose akamenyetso niyo kaba ari kamwe gusa. Dufite iki kibazo, tugishakira umuti, naho ubundi karabaye. Ikibazo nge mbona twigeze no kukiganiraho mu kiganiro twagize, ikibazo ni ubuyobozi bubi
tugira abayobozi bikunda badakunda abo bayobora. Nicyo Olivier yavuze, mu by'ukuri buri impamvu banga ko bagraduating ni ukugira ngo bakomeze babone ayo mafaranga basabiriza atagera kuri ba bandi babakene, bayasabirize bayitwarire kuko ntibakunda abo bayobora. Mbona ari cyo kibazo gikomeye, abantu ntabwo bakunda abo bayobora, bajya mu buyobozi bashaka kwikiza. Ubundi umuyobozi nyawe arya nyuma, leaders eat last, ariko dufite abayobozi who eat fast kandi ntibasigaze. Nicyo kibazo dufite muri Afurika kinini, barya fast and alone bonyine, bagira uwo basigira. Numva icyo ari cyo kibazo gikomeye kuruta ibindi. Icyo ni ikibazo kirahari, kirumvikana, ariko ikitumvikana still, nubwo nemeranya nayo rwose kubyuvuze, kuki byaba kamere y'Abanyafurika y'Abanyarwanda gusa? The explanation is valid, yenda yumva, ariko jese ndumva the uniqueness, impamvu cyaba icy'Abanyafurika cyangwa icy'Abanyarwanda, ntabwo ndacyumva. Nicyo ntekereza nkashakisha sinyumve, ariko icyo byitekereze nta kibazo. Ibyo biragoye kubisubiza. Yenda twaza kubaza Leo Mutesa ugira genetics akabitubwira. Arahari? Hari ahantu yicaye hariya. Nagerageze. Ahora yiga genetics, ashobora kugira icyo atubwiraho. Aka kantu ka genetics gashobora kuba karimo. Wakoze, Your Excellency. Nibyo koko twese abantu ku isi, abazungu n'Abanyarwanda n'Abanyafurika duhuza koko genes, duhuza turemangingo ndangasano, ariko uburyo habaho expression cyangwa se uburyo bitanga icyo bijyanye ko bitanga biratandukana. Ku bigendanye n'ikibazo koko nk'uko mwakibazaga, biragoye kubihuza na gene, ahubwo hazamo n'ikintu cyitwa environment cyangwa se uburyo umuntu abayemo, aho abantu babaye. Nibyo twahoze tunavuga mu kanya byitwa epigenetics. Hari ibyo utavukana ukabigirwa nuko ubaye muri environment, none bigatanga icyo kintu. Nature and nurture. Yeah, of course. Yes, ariko still nabwo there is a question around that. Hari ikibazo kuri ibyo. Environment tubayemo ubundi should spoil us. Yarikuye kuba the environment ntabwo, it's not so challenging. You can see it the other whichever way. Amvuga nk'u Rwanda. U Rwanda amateka tunyuzemo, hardships tubonye, ibi byose byatubayeho. Ubundi those hardships should have taught us a lesson. Kuva ngo duhaguruke, you have to survive. Hari instinct ya survival. Yes. That does not apply to us. Then actually hari environment nziza nayo tuba dukwiye kuba twa-exploiting, ahubwo nabwo ikatuma twagira icyo dukora. Kuba dufite imvura ibonekeraho, turagera no kushakisha irrigation cyangwa ibiki, byo nabyo birakenewe, ariko bizaza hanyuma. Imvura irahari ihagije. Hari byinshi nk'Abanyafurika, abandi bo ubutaka bwuzuye ubukungu, ahubwo abandi baraza bakiyorera bagatwara. Ukumva rero environment nayo defeats logic. Niho ikibazo kibera ingutu. Naho ubundi whichever way you look at it, niba ari environment ku buryo zitandukanye zishaping abantu, actually environments dufite zitandukanye zikwiye kuba zidushapinga one way or the other. In fact nitwe dufite choices nyinshi zo guhitamo, ibintu byo guhitamo byinshi kurusha n'abandi.
ariko nabyo turanga tukabinanira ni ikibazo ibya genes tubishyira iruhande iby'iki ariko harimo ka doze kabyo nako I don't want to rule it out. That's a discussion for another time. Kuri uyu munsi ihuriro rya 18 rya Unity Club Intwara Rumuri nibwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yagejeje imbamutima ye ku banyarwanda ndetse n'abagize iyo Unity Club Intwara Rumuri ndetse muri rusange aza kuvuga imbamutima ye avuga byinshi kubyerekeye iterambere ry'igihugu ndetse anavuga amakimbirane yaba aboneka mu gihugu ndetse no muri Afrika muri rusange avuga ku iterambere rya Afrika ndetse yanagaragaje bimwe abenshi bahora bibaza anavuga ku byo nyine we yahoze yifuza yuko ku bana be b'abahungu ko afite abana b'abahungu batatu yifuzaga ko bose baba abasirikari nibwo rero kuri uyu munsi yagiranye ikiganiro avuga byinshi asobanura byinshi ibyinshi muri bubyumve muri iki kiganiro cyose niyo mpamvu usabwe kubyumva uko acyumva ukakirangiza yaganije abayobozi bagiye batandukanye ndetse anaza gutangaza amazina nyine ubona ko hari bimwe nyine atemeranya nabyo ubwo yagiye anavuga amazina y'abayobozi bagiye batandukanye ndetse ubona ko nyine yari umunsi udasanzwe yari umunsi mwiza cyane ku bari bitabiriye iyi Unity Club Intwara Rumuri kuri inshuro ya 18 ni byari byiza cyane byari ibirori dore ko yavuze dufashe murakoze nyakubahwa Perezida akeka ko ikibazo kiriho koko ariko umuzi wacyo nuko hari uko abantu badushatse bakanatugira natwe tukabyemera ariko aho niho ntarumva numva rero aho ngaho kugira ngo ari Nsengimana ari jye kwanza n'uwasenze Imana arasa nkanjye utanayisenza so byose ikibazo cyabaye iki ikibazo nuko tutemeye ibya mbere yuko batugira kuko ntabwo twahoze